muvandimwe mwene data wowe ukunda Imana kandi ugakunda ijambo ryayo, nongeye kukwishimira cyane. Njyewe ndi Musoni Flavien, iyi ni Trust and Obey, aho twiga ijambo ry'Imana. Reka muri uyu mwanya nongere ngushimire cyane uburyo ubana natwe mu kwiga ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko aya nandi mahirwe tugize nanone yo kwiga ijambo ry'Imana nyine. Muri uyu mwanya tujye kwiga n'ikigisho gikomeye kivuga ngo guhamagarirwa kunesha, guhamagarirwa kunesha. Reka mbere ya byose tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira yuko ari we wanesheje Satani mu ijuru, ukamunesha muri Edeni, mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwa Isirayeli wakomeje kubaneshereza, kandi we wanesheje ni nawe twifuza. Hari byinshi bihora bitunesha kandi twifuza intsinzi ikomoka kuri wowe. Ngaho rero ijambo ryawe niryo ritwigisha uburyo bwo kurwana na Satani no kumunesha. Ariko uyu mwanya wa none ngwino ubane natwe kugira ngo mu byanditswe byawe byera uganire natwe, ugire icyo uhindura mu mibereho yacu, kandi duhuriremo n'imbaraga yawe yaryandikishije. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Guhamagarirwa kunesha. Mu by'ukuri ubuhanuzi butwereka ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana ritwereka imbaraga zitandukanye. Uyu munsi wa none abantu b'Imana bahamagarirwa kunesha. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13:5 Bibiliya iravuga ngo ihabwa akanwa. Ni igihe bavugaga iby'inyamaswa. Bibiliya iravuga ngo ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Ibumbura akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mu magambo make, kunesha muri iri somo haragaragaza yuko umurongo wa 7 ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Hari igihe cyageze Roma irwana ubwoko bw'Imana, ndetse bigaragara yuko igihe cyageze bigasa naho bagiye kuneshwa bitewe n'imbaraga zikomeye Roma yari ifite. Ariko Bibiliya ikavuga ngo abari mu isi bose n'ubundi izakomeza iyi ntambara, bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe ku kuremwa kw'isi. Aya magambo arakomeye. Hano bavuze yuko iyi nyamaswa yahawe kurwanya abera no kubanesha. Ariko reka twiruke tujye muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 20. Daniel igice cya 7 umurongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo iki? Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yo kuri iyo mitwe yayo, n'iby'irindi hembe ryameze 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera rigenda kubanesha. Daniel yabonye ihembe rirwanya abera rigenda kubanesha. Ariko mu Byahishuwe 13:5 ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Mu magambo make, yari ifite ububasha mu mugambi w'iyi nyamaswa, yari ifite ubushobozi bwo gushaka kurwanya abera ngo inabaneshe. Ariko muri Daniel ho hagaragaza yuko iri hembe cyangwa se iyi nyamaswa yarwanyije abera yenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Icyambere ikigaragara ni ukubera iki abera bazanesha inyamaswa. Ni ukubera iki abera iyi nyamaswa muri Daniel bavuga yuko iri hembe ryarwanyije abera ariko ryenda kubanesha ariko ntiryabanesha. Nuko haje umukuru nyiribihe byose atsindishiriza ubwoko bwe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo umuntu utaratsindishirijwe na Kristo, umuntu utegera Imana,
ngo nayo imwegere igire umurimo imukoramo, byanga byakunda bivuze ko uwo muntu nk'uko mu Byahishuwe 13 havuze, uyu muntu ntabwo ari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa ku isi. Uyu rero umeze gutya byanga byakunda azaneshwa, ariko ntibishoboka yuko umuntu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa ku isi yarangiza umukuru nyir'ibihe byose akaba yaramutsindishirije. Uyu muntu ntashobora namba, nta kintu inyamaswa izamutwara. Iri ryose abingibi nibyo twiga turimo kubona ni amabanga yo kunesha. Daniyeli 8:23, igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Mu magambo make, ubwami bwagiye butegeka isi ntibwagiye buba bwonyine, inyuma yabwo habaga hari Satani watumaga burenganya abantu b'Imana. 24, imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Mu magambo make, abantu bitwa ngo nabera, abantu bamenye iby'Imana, abantu bafitanye isano na Yerusalemu, abantu bafitanye isano n'Imana yo mu ijuru, ariko bakaba batarabaye maso, byanga byakunda ubwo bwoko bufitanye isano n'abera ntago buzarokoka. Azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Mu magambo make, niba ushaka kunesha rero, mu gihe ubu bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami ukomeye urimbura bitangaje azima. Ariko kugira ngo urokoke uyu mwami birasaba iki? Bibiliya iravuga ngo azarimbura benshi biraye. Ukwiye kwirinda kwirara, uko bwije nuko bukeye ukwiye kubana n'Imana, ukereka Imana ukamenya yuko urugamba rwawe rukomeye. Uko bwije nuko bukeye niko intambara yacu ikomera, niko tugenda dusatira urugamba rusoza, ariko abantu biraye ntibashobora kurokoka uyu munsi wa none. Ibi ni uburyo Imana yagennye bwo kugira ngo turwane. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5:1, Bibiliya iravuga ngo uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Amen. Amategeko y'Imana ntarushya. Abanyamadini bakwiye kumenya ko amategeko y'Imana atarushya. Abantu bari mu isi bakwiye kumenya ko amategeko y'Imana atarushya. Ariko abantu uyu munsi wa none bayise umusaraba, bayise umusozi, bayise amabuye aremereye, bayise umutwaro, ariko siko Bibiliya yivuga. Umurongo wa 4, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Amen. Mu magambo make, niba dushaka kunesha, irindi hame ryo kunesha niri, nuko tugomba kwizera Imana. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Magambo make, dukeneye kwizera no kubyarwa n'Imana, kuko nitubyarwa n'Imana, icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko kunesha niko kwanesheje iby'isi nyine. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Ni uwo nguwo wenyine niwe ushobora kunesha iby'isi. Kubw'ibyo ibi bishatse kuvuga iki? Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire yuko imbere yacu dufite urugamba rukomeye. Turimo turarwana n'ikiyoka, turarwana n'umuhanuzi w'ibinyoma, turimo duhanganye, ndetse duhanganye n'inyamaswa, duhanganye n'imbaraga z'umwijima n'abadayimoni n'ibindi bintu byose. Ariko nagira ngo nkubwire ngo kunesha, aya turimo kwiga niyo mabanga yo kunesha. Niba ushaka kunesha, kwizera kugomba gutuma wumva yuko ubyawe n'Imana, kandi Imana imaze kukubyara ukwiye kumenya ko uzanesha iby'isi, kuko uri muri wowe arusha uri mu b'isi. Nshuti zanjye, Ibyahishuwe hatubwira uburyo burindwi bwo kunesha, duhamagarirwa kunesha.
kunesha kwa mbere ibyahishura igice cya kabiri wa karindwi, ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo. Ndakwifuriza kunesha. Ibyahishuwe 2:11, ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Mbega amahirwe y'abanesha. Byashuwe 2:17, ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Mbega amahirwe yo kunesha. Ibyashuwe 2:26, unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayarageza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya zibumba, ayayimenagurire rimwe nk'uko nanjye nabihawe na data, kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero. Amen. Mu magambo make, unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware. Amasezerano y'abanesha arakomeje. Ibyashuwe 3:1, icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Amen. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira itorero. Ngaya amahirwe akomeye yo kunesha. Ibyahishuwe 3:12, unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho n'izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira itorero. Mbega uburyo abanesha bafite amahirwe. Ibyahishuwe 3:21, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire aya magambo aratangaje. Mu Byahishuwe 21:6 hagaragaza nanone unesha amahirwe azagira. Kandi ati birarangiye, ninjye Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe azaba umwana wanjye. Amen. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi ndetse n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Mu magambo make, unesha ntabwo azabona urupfu rwa kabiri, kandi unesha niwe uzakomeza kwitwa umwana w'Imana. Mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 2:19, Bibiliya iravuga ngo babasezeranye umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye imbata yacyo. Mu magambo make, uyu munsi wa none ikintu kirimo kugutsinda urimo urahinduka imbata, kandi umuntu w'imbata wese ntashobora kuzarokoka itegeko rireba imbata n'abo umudendezo. Reka nkubwire inshuti yanjye, ukeneye kubana n'Imana cyane, ukarwana intambara yo kunesha. Abafilipi 1:29, kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Mufite kwa kurwana mwambonanaga, kandi ari nako mukinyumvana n'uyu munsi wa none. Pawulo ati abakristo bakwiye gukomeza kunesha, bakwiye gukomeza guhangana n'urugamba. Amakuru meza yabavuzweho mu bihe byashize agakomeza. Urugamba rw'uyu munsi wa none tugiye kurwana rurasaba yuko wirinda kuba umugambanyi. Mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo mu cyigisho cya 8, ni amagambo ari kuri paje ya 7, baranditse ngo abantu bose binjira mu gisirikare ntabwo ariko bahinduka abajenerali, yemwe nta nubwo bose baba abakapitene cyangwa abaserija, habe ngo bose banahinduke nibura abakaporari. Abantu bose ntibagira inshingano zo kuba abayobozi. Hari ubundi bwoko bw'imirimo ikomeye igomba gukorwa. Bamwe bagomba gucukura imyobo yo kwihishamo, abandi bakubaka ibikuta byo kwikingaho umwanzi. Bamwe bashobora guhagarara nk'abarinzi, abandi bashobora kuba abageza ubutumwa ku bandi. Nubwo abayobozi baba ari bake, bisaba yuko abasirikare biremamo imitwe kandi bakanagendera ku mirongo. Nyamara
gutsinda kwabo guterwa n'ubudahemuka bwa buri musirikare wese. Nshuti zanjye, buri muntu niba dushaka ku itorero tunesha, niba ushaka kunesha, buri muntu wese akwiye kwirinda kuba umugambanyi. Ubugwari cyangwa ubuhemu bw'umusirikare umwe rukumbi bushobora gutuma habaho kurimbuka gukomeye mu ngabo zose uko zakabaye. Rero mu kunesha, niba ushaka yuko ibihe biri imbere yacu tubinesha, ndagukangurira ikintu cyo kwirinda kuba umuhemu cyangwa kwirinda kuba ikigwari muri iki gisirikare cya Kristo turimo. Irinde kuba umuhemu, wirinde kuba ikigwari, wirinde kuba umugambanyi. Ibi biraduha ahazaza heza. Mu gitabo cy'intambara ikomeye paje ya 360, ibyanditswe byera biravuga ngo Satani yateze Yesu ngo amugeragereshe ibishuko biteye ubwoba, ariko mu kigeragezo cyose umwanzi yaratsinzwe. Amen. None se gutsinda kwa Yesu hari isano bifitanye no gutsinda kwanjye k'uyu munsi wa none? Yego rwose. Barakomeje muri iki gitabo cy'intambara ikomeye paje 360 baravuga ngo izo ntambara zarwanywe ku bwacu, uko gutsinda kwatubereye inzira yo kunesha. Kristo yiteguye guha umuntu wese ubishaka imbaraga yo gutsinda. Nta muntu ushobora gutsindwa na Satani atamutije umurindi. Ngiki kibazo, gutsindwa kwacu na Satani tuba dufite uburyo runaka twamutije umurindi. Wa mukobwa we, wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we, byanga byakunda, yaba ubusinzi bwawe, yaba ubusambanyi bwawe, kuneshwa n'inzoga, kuneshwa n'ubusambanyi, kuneshwa n'ibindi byose, byanga byakunda Satani bamutije umurindi. Ukwiye kumenya yuko Kristo yatsinze kugira ngo numwemerera intsinzi ye yitwa iyawe. Umushukanyi ntafite ububasha bwo gutegeka ubushake cyangwa guhatira umutima gukora icyaha. Ashobora guteza umubabaro mu mutima w'uwo bahanganye, ariko ntashobora kumwanduza. Ashobora kumuca intege, ariko ntashobora kumuhumanya. Kuba Kristo yaratsinze bikwiriye gutuma abamwizera bose barwana bashikamye urugamba rwo kunesha icyaha na Satani. Mu magambo make, intambara zose dukwiye kuzishyira ku ruhande, tugasigara duhanganye n'intambara yo kunesha icyaha n'intambara yo kunesha Satani, ariko nanone byubakiye mu mbaraga z'icyo Kristo yakoze. Intambara ikomeye paje ya 453 hari amagambo akomeye cyane. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ngubu buryo duhamagarirwa kunesha. Nta muntu wanesha ashatse imbaraga handi. Kunesha kwacu gukomoka kuri Kristo. Reka nkwibutse yuko ku musozo wa byose amateka yisarangiye, igihe Adamu azaba ari imbere y'Imana, kunesha kwa Kristo nibwo kuzahabwa agaciro. Uyu munsi wa none abantu ntibaramenya kunesha kwa Kristo icyo kwabakoreye. Paje 453 baranditse ngo asabwe n'ibyishimo arabukwa ibiti byamunezezaga. Uyu ni Adamu bavuga, ari nabyo ubwe yajyaga asoromamo amatunda igihe yari akiri umuziranenge kandi anezerewe. Abona imizabibu yajyaga ahingira amaboko ye, abona uburabyo bwiza yakundaga kubagarira. Ibitekerezo bye bigerageza kwiyibutsa ukuri kwabyo, asobanukirwa ko iyo ari Edeni yongeye guhabwa. Adamu azaba yashyizwe muri Edeni, noneho Imana irebe yuko akibuka Edeni ya mbere uko yari imeze. Ifite ubwiza burenze, izaba yongeye guhabwa ifite ubwiza burenze ubwo yari ifite igihe yayirukanwagamo. Umukiza amujyana ku giti cy'ubugingo, maze asoroma ku mbuto zacyo zihebuje kandi amutegeka kuziryaho. Adamu arebye ahazengurutse Umukiza, abona imiryango ye myinshi y'abacunguwe bahagaze muri paradizo y'Imana. Mbega Adamu yaranezerewe cyane. Yagiye kubona Kristo iruhande rwe hari abantu benshi banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo, banesheje ibinyoma bya Satani, bya binyoma Satani yaganiriye na Eva bikarangira na Adamu abigendeyemo. Ariko Adamu azanezezwa no kubona hari abantu babashije kunesha icyaha na Satani. Nuko arambika ikamba rye rirabagirana ku birenge bya Yesu, amugwa mu gituza, ahoberana n'umucunguzi, afata inanga y'izahabu, maze umurya w'inanga w'indirimbo zo kunesha urangira ijuru ryose. Iyo ndirimbo yaravugaga ngo iki? Umwana w'intama watambwe kandi uriho niwe ukwiriye icyubahiro. Abo mu muryango wa Adamu bose biyambura amakamba yabo bayarambika ku birenge by'Umukiza, barapfukama maze baramuramya. Amen. Ndakwifuriza cyane kuzaba muri iki gitaramo gikomeye, aho Adamu ari uzadufungurira indirimbo yo kunesha, yarangiza agahita avuga tumva rero umwana w'intama watambwe kandi uriho niwe ukwiriye icyubahiro. Ndakwifuriza cyane kunesha, nubwo tugowe, nubwo turi mu bintu bitugoye cyane.
ndakubwira ngo niba imbaraga zawe zabaye nke, shaka imbaraga z'Imana iguhe kunesha. Ndakwifuriza amagambo akomeye dusoza mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 2. Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 2, nk'uko Efeso ryari itorero ryiza, kandi uyu munsi wa none tukaba duhamagarirwa kongera gusubira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Hari ikintu gikomeye nifuza ko kikuvugwaho cyavuzwe muri Efeso. Ibyahishuwe 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nuko mbona umwana w'intama amennye kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanyije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahora anesha. Amen. Mu magambo make, umweru werekana gukiranuka, kwicara ku ifarashi byerekana ubutware bwo kuba umuntu ari ku rugamba, ariko ku rugamba adahuzagurika. Umuheto werekana yuko akiri ku rugamba kandi ibyo arimo kurwanira abizi, kandi ahabwa ikamba. Nuvuga ngo uyu muntu yahawe ikamba kandi akiri ku rugamba. Imana ibateganyiriza amakamba nubwo tukiri ku rugamba, kandi Imana iguhe kunesha, ngo uhore unesha muri Kristo Yesu. Nicyo nkwifuriza, nanjye niyifuriza by'umwihariko mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Mwami Uwiteka, wowe wabanye natwe ukadutoranya, urabizi yuko turi abanyantege nke, urabizi yuko turi umukungugu. Kubw'ibyo ntabwo utungurwa n'intege nke zacu, ntabwo ukeneye kubwirwa iby'abantu kuko uzi bitubamo. Kandi abana b'abantu bigira intwari ku munwa, ariko iyo bigeze mu myanzuro bagaragara yuko ari abanyantege nkeya. Tumanitse amaboko kugira ngo uduhe kunesha, yaba inyamaswa n'igishushanyo cyayo, yaba ibinyoma bya Satani, yaba kurwana n'icyaha kiri muri twebwe. Ni intambara ikomeye, kandi abenshi bamaze kumanika amaboko bavuga yuko bitashoboka, nta kuntu umuntu yabaho ngo agukiranukire kandi akubere umwana, ashobore no kuba muri ubu buzima. None ngwino uneshereza abana bawe, ngwino uduhe kunesha kandi uduhe imbaraga zo guhora tunesha. Utubabarire ibyaha byacu, kandi ikintu cyose cyatuma twiyemera kigizweyo, ahubwo tumenye ko intsinzi yacu ikomoka mu ntsinzi ituruka mu cyo Kristo yadukoreye, kandi akarwana na Satani akamutsinda niyo turufu yonyine dushobora gukoresha kugira ngo dutsinde uru rugamba. Uturinde ubugambanyi, uturinde ubunebwe, kandi uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma dushyira ku ruhande Yesu ngo twirwanirire twebwe ubwacu, ahubwo Satani yigizweyo n'imbaraga ze kugira ngo abana bawe tubone uko dukomeza kugusanga. Ngaho Umwuka wawe wera akora ibitangaza mu mitima yacu kugira ngo tuneshe kandi dukomeze tuneshe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.